mu gice cya 23 nuko dutangiye uyu ngo ari kuvuga ati ibi byose simwe mwabitese mama we kugira umwere twasize ari kurwana na mama wiwe amuziza kari we watumye naza agenda batwereka ku ruhande nako Angela batwereka ubwo Angela ibere hakunino ari kwakira telefone yamubwiraga iki yamubwiraga ko byabaye bibi uyirambye ati byagenze bite ati ni ibyanazi kwa nazi byagenze nabi cyane ako kanya ruwabakomangiye aravuga ati muraho umwana wanjye ninje kumura ngo tujyane guhaha abatari kubyibuka neza mbibutse ko wa Kadiri yari yamubwiye ati mama ubwo rero atega taxi voiture wansangayo hinge kuri bashiri wanjye Angela nuko uyu ngo yaravuga ati nanjye nagerageje kumamagara ntibyakunda ati muravuga ko umwana wanjye atera kuri na aravuga ati ubwo nta kibazo ashobora kuba yagiye mbere kugira ngo adutungure ariko dushobora kumusangayo ati ubundi ni gute mutakwitegura ngo muze mbere ko tujya guhahira ibirongoranwa kana ibyo byiza cyane ko twaba turi kumwe mwambare muze tugende abakire ntago basaba oya nuguta tegeka mwambare muze tugende babasiga bari hakurino bahita twereka hakurino uyu nguyu avuye mu modoka rwo ati nibiki kudashaka rwo ati kuva igihe sogokuru yansiganiye nawe ndikona usa nka uri kunyura mu rugo kandi wuzi icyo nshaka ntago turamenya iki umusore ashaka ati nuri urashaka iki arubwo ati cyo ndigushaka urakize arubwo ati nago nagwereza vora ati mereza vora ntwari umusaza nanga ati reka nshinzwe umutekano wawe arubwo ati okibasi ibyo ushaka reka tubikore uyu muhungu ashaka iki umushoferi ngo yaranze kumutwara mu rugo ngo kandi ngicyo mete washaka ngo uyu mushoferi akizi ngare kukirengagiza mbibutse ko amaze kumukwitira imbere sogokuru mwese mubizi batwereka kuri no uyu ari kuvuga ati muraza kwihangana umukobwa nyine uko nguko tumufite cyangwa natwe niko tumutunze uyu ari kuvuga ati mana yanjye muravuga ngo niko mumfite birashaka ko n'umusazi ndi umusazi ngemeze nka mama wa Meti ubwo ni nka wandi uvuga ngo none se ngo ko ngiye mumfashe nguriya we ngo ko yakoze irikosa nawe se ngo ndi umusazi meze nka mama wa Meti batwumisha mama Meti ko ati iyo nshinzi iri kunyita umusazi nawe ahita sasa birajagura uyu we kimara kubyumva kora make karengera bwo ati binago nabivamo ugeravuga ati none se twagukora iki ngo tuze mukobwa asaba ko amuzanira Angela kugira ngo atuze ugeravuga ati none se urabona ko bigoranye cyane atari ko Angela gomba kuba umuzima bwiwe ati byose twabikoze cyangwa se Angela yese mama hitamo yiwe kuko adashaka kuzakomeza kuba munsi ibirenge byawe cyangwa se mu biganza byawe ugeravuga ati ibi biri kundwaza mu mutwe pe izi stress z'imiryango haravuga ati ikumbi ibyo nibyo mwakoze kuki ngiye mutangishije inama Angela nuwanjye Angela kuva nkiri mutoni wamenyeraga ibyo ndambara ni wemenyeraga ibyo kurya amazi ngomba kunywa mwebwe ibyo bintu nago mubizi kuko nago muzi imvune nahuye nabyo mwebwe mufite abakozi banyu naho ngewe sido mwanyambuye ubusa ubu nambaye ubusa barambwiye ati umukobwa reka gukungura hano ntaho kwambitse ubusa nta no kwambitse urubwa tuza ibya Angela agiye mu rugo rwiwe kandi ibyo mama ari kukubwira n'ibyo aravuga ati ababyeyi mwanterani kuko ndi ikigoryi ntazi gutekereza ubwo nyene ndi ikigoryi no se siyo se mpamvu umuntu ntekerereza aravuga ati umva ngiyewe nabibabwiye ndi muzima nago ndi umusazi nuko aravuga ati atatweka ku ruhande wa mukozi barongera baramuhamagara uyahita ambwira ati Cecile ubundi yitwa Cecile ambwira ati yego databuja ati none se ko nindi kugira ngo byanine nakubwiye ngo umbwira makuru uko bigenze aravuga ati nyine nta makuru mperuka ati rero nindi kugira ngo mfata unjyane kwa Angela ese birashoboka ni ko umusaza musabye uyu aravuga ati ibyo kuvuga ngo kukujyana kwa Angela ati nyine kwa Angela nyine nuko abana na anti wiwe akabana na sogokuru wiwe ati ujya ndi kuvuga nyine mu muryango ko ba Angela kugera njye kugana nabo menye neza wotegura umunsi uzambwira umunsi nyine ubateguze uzabahamagare cyangwa se ubwire anti wa Angela uyu mugore dukora kunino nariwe ushinzwe uyu musaza Atifu ariwe sogokuru wa Nazi aravuga ati tegura umunsi twe tuzajya kwa Angela cyangwa se bateguze tuzajya mu muryango ko ba Angela tubabaze ese ko kuri umukobwa yemeye gushingirwa bishaka impamvu muri kureba uyu musaza bigize ibintu bye nuko tuzi ko nawe kuva mu buto bwiwe bamuhitiyemo bagomba kubana abaho mu buzima atishimye biramuvuga ngafite ng'icyambere ngo na amafaranga umuntu agendaga siyuma umuntu bamara kabiri bagahita bigarukira se man ibi hari ibintu umuntu atahisha tu ugeravuga ati nyakubahwa ibyo umbwiye nago ndi kubyumva aravuga ati genda ubahamagare bateguze ubabaza aravuga ati yego rwose nta kibazo ati byari ikibazo kirimo uramutse ugiye ukabateguza ko tugomba kuzajya kubasura umukecuru ukabona ko mu maso agize akantu kurwikekwe n'uyu musaza Atife arabibona aravuga ati ariko se kuki ndi kumva ko uyu mukecuru ko hari akantu ashobora kuba ari kunsimba buriya nta makuru runaka ashobora kuba ari kunsimba ahita avana umuhini wiwe agira gukira bwo ati buretse nkwereke sinzi umuntu yese tangira guhamagara abakunda filime z'abarozi ndaje mbahereze filime bita Sabrina ndaje ngibahereze izagera cyo kuri ya cyano bita filime mvugo
nuko uyu ngo akomeza ngo sinzo yahamagaye aravuga ati umva genda undebere ko ba Angela umuntu igura urugendo ndaje tugiye bahita twerekana none mu rugendo anga bari kugenda uyaravuga ati none se kuko uracyafite gahunda gucikana karagahunguka Ozani mwari mwapanze gucikana uyaravuga ati oye ibyo byari ibintu by'abana nuko wari yakano kabaye gucyo gusibye nago bihari aravuga ati ariko nubundi ashobora kuzantingwa ku munsi ubukwe umuhungu wanjye akazasigara wenyine kuri aritari urumva ko bishobora kuba ari igise baravuga ati wa mukobwa mbwira imbuto byiteguye bimenye twishakira undi mukobwa kugira ngo duteshe umwanya twe nta kibazo wowe ugomba kuba mu buzima bwawe uyangira umva ko atari kumatiriza aravuga ati ibyabaye nuko nemfite ubwoba ariko ngiye ibi bintu mbirimo ndabarahiriye ko mbirimo Angela yamara amajinga ibintu birimo nuguhima meti cyangwa aravuga ati duhahira Yesu atuya umwana wanjye akunda guhahira ahantu hahenze dore nkira shop yari imbere nkaya indi mwabonye twabazaniye ngira ngo abantu inkwakuzi ndabishimira abantu bajya bagura amapantaro bajya bagura inkweto kuri ya website ariyo yitwa nkubashop.com nuko uyu nguyu batwereka ku ruhande uyu haraho yarari kugana sinzi nimba kakano wari ukabonye murabona Kadiri hari ahantu yaje wagira ngo ni nko kuri station cyangwa se wenda ngo ni nk'ahantu kuri apartment cyangwa se nko muri nka parking runaka za parking zikodeshwa yaje akuno yishimira avuga ati uyu munsi ngiye gufata verisoma gasome inyuma gato azari gutegeka ati niko sha nawe ngwino hano sha ngwino hano muzakuno munsange muri biro ndaje mukanya uyu aravuga ati bimeze bite mu shimwe wanjye ati bimeze neza aravuga ati nago bimeze neza aribye ku ruhande ahita abona ikegera cyo kwande cyakigera cyo kwa ba meti ahinduke nanone yumvijwe iri kumubwira ati yewe ishumiye mubwira makuru meza da uyu mugabo akeneye kumbe meti nanga yarashaka kuza ntago isoko kuramubwira ati ntuzongere kunjyana muri zintambara zawe umukobwa yamutwamaze kumenya makuru ko yashatse abishaka meti yanze kuva kwizima ahisaza aho Kadiri afite ikinamba kuko ari kuvuga ngo je gutwara verisoma nuko akurino cyangwa se amafaranga y'abakozi be bakoreye ngo bamuverise bahita twereka ku ruhande uyu ari kuvuga ati urakora iki akurino ntago ibyanjye nawe byarangiye uyakomeza kuya ati ntago nabyumva neza ati mubwire makuru uyu mukozi yaramubwiye ati icyo ndi kugira nkubwire rero ati iki kinamba cyamaze kugurwa ati wakiguze nuwo nguwo meti ati uyahita avuye yabyimbye ati ninjye wakiguze aravuga ati man wangambanese aravuga ati oya ahita abwira uyu nguyu wari hano amubwiye ati ubwo akazura kagumanye iki kinamba cyo cyamaze kuba cyagurwa nta kundi uyu mukozi arabibona wa mundi ushinzwe umutekano kwa meti abona ibyo meti ari gukora katari byo uyu aravuga ati hari icyo ushaka kurenzaho nyuma ya kinamba turakiguze wawe ndavuga ati ngiye nshimiye akazi kanjye mu mpaye nta bindi uyu musore mbega muri make icyo bashaka nuko umukeneshi bakamugira imbwa tura dufaranga ajya byimba nakavuga ati ngewe nazi nagwama akazi ndihagije n'ukuntu yari kwitanga imbere ya muzehe zijya avuga ati narakoze ibyo byose nabikoreye mva ku muhanda umfite business zanjye sasa kubera ko meti mbibutse ni ugiye kuba umukuru w'umuryango ni ugiye guhita banyine bamwita umuzungura mbega mu byemeye n'amategeko ko nibo bagiye kugira umukuru w'umuryango buri mugabo nubwo barimo bagura igihumbi ari we mugabo wenyine mavuze chef niwe wahaguruka pana chef ten chef niwe wahaguruka kuko ari igitsina gabo none ahangaha bite n'ukuntu wa musaza mubona bagura bari kwakandamiza meti niwe yisa yigira umusimbura bivuga ko afite access ku mafaranga kuko atangiye kuzajya afata amafaranga yo kwa wa musaza zigi akaza kwagwa muri izindi business bitunguranye aravuga ati ati ibyo nakubwiraga rero ubimenye ati iteka ujye umenya ko iyo umuntu aciriritse iteka ahora aciriritse ati umukene yagurisha impyiko mu bukennye mbega iyo ukennye uhora ukennye wagurisha impyiko umuntu yavuga ngo mu mutima wawe tuguranye nguyu bitewe n'amafaranga waguye ko ati ibi ngibi nta kibazo umukene nta rukundo agira yaba afite n'umukunzi yaba afite n'ubukwe gutuma amafaranga agatendura ingingo mwe mugahita musezerana mbega iyo ukennye buri muntu arakubonerana kuko ngo umukene nta kintu aba afite nicyo kintu yo gushaka kumubwira ahita ava yewe n'uyu nguyu aravuga ati ni ibintu nari nshaka kuba nakubwira ariko atwereka uyu muhungu Kadiri nawe asohotse ari kubareba Kadiri nawe turamuzi ntago yoroshye Kadiri akunda guhangana paka ku munsi wa nyuma arabareba mu kabarabasi nk'aka wa undi uherutse hagira umukobwa yitwa nde Miss nde umwe cyagiriye umumaro ko zano nibagira isoni nta hantu hinga kadukomeza uyarabareba ukuntu amusuzuguye akegera kiri nyuma kiravuga ati nabigukoreye kuko uramurye ngo ko bazigi nta muntu hangana nawe uyaravuga ati ariko nanjye urabizi ko nta muntu ujye hangana nanjye atavuga ati bara abantu barakomeye cyane avuga ati bara abantu barakomeye ariko ntago ari abasazi nkanjye ati ngewe impamvu urugamba rwanjye ngomba kurutsinda ati bo bapanga urugamba bakarukora nk'abantu b'intiti ngere nkora ibintu nk'umusazi nkabikora mu buryo bwanjye ku buryo b'abantu b'intiti batatekereza ko ndanyura muri iyo nzira akaba ari mba kubiteramo ubundi rimwe rimwe rigiye ku rugamba ugomba gupanga nk'ikigoryi cyane
agapanga inzira y'ubugoryi kugira umunyabwenge we najya kugutekerezaho ushobora kumunyura ajya avuga ati ntago yatinyuka ngo akore buno bugoryi azi ko twahita tubamara aho rero ngo ni wowe n'umuhungu w'umusazi ngahitengera ko ati ndabamara ndabacucuma uyu aravuga ati nyamara nabigukoreye mana ushaka reka guhangana na bari abantu kuko bari abantu nabakiri batwereka ko uruhande abari baje guhadisi harimo wa mukobwa wacu wa undi mukunda muri benshi hako hari umuntu njya mbona muri comment uramuburetse gato ndaza kumureba ariko harimo Line ninde sinzi umugira umunwa shaho ako narumiwe hagiye witonda nkabaje kina ba Fabi uyazakuno ku ruhande sinzi agasume yabonye ariko akagasume bitewe n'ikimenyetso akabonyeho gitangira kumwibutsa ibintu bimwe abona akamenyetso agira ngo ni nk'akadege kari kuri isume yibuka cyagiye ariko asanga meti amusanga ari kubumba hari utuntu tw'utudege bajya bakora mu bipapuro abana bato nyine cyangwa ubwato bagakora mu bipapuro uyu rero nibyo ari kwibuka amubwira ati nimara kuzuza utu tudege 100 ikivuzo cyanjye kizabimamo meti yaramuje ati nikiye ugera cicika ningese mubwira hancira ubundi akunda kwivugira amagambo make mbese ameze nkamwe ntimugaseko mba nababonye umunwa mugera muri comment uya yakira amakuru aravuga ati ye we nago nabyemera bwo tumva umwana wanjye ashobora kuba ari mu byago ati ibi yaraho byo bihuriye namwe ati ibi nibiki ati kuva kare ndi kumamagara ngo naze tujyana gushopinga ntanyitabe nkuko namwe tarere kubitaba kumba umwana wongere mu byago ati biye byaguse kandi ati Kadiri meta amaze kugura business ye y'ikinamba ndetse n'izindi business za Kadiri bigaragara ko meta aragenda zigura ataro huriye namwe cyangwa se hari impamvu meta ari gukora bira bintu baravuga toya ati nitsanga umwana wanjye araho muri kumuta mu mwobo kubera mwebwe uyaravuga ati urumva ari ikintu twakora nk'ababyeyi dushaka gushingira cyatuma ibyo bintu bibaho bikomeza kumucanga aravuga ati ibyo ntabwo nabyumva aravuga ati okay kambyizere guke none bahita twereka ko ruhande uyere kuvuga ati ahubwo reka nkwereke ati weho sigara kuno urimo gushopinga uyaravuga toya ngiyewe re nangereka ngende uyaravuga ati kuki ushaka kugenda arabunu wa mugore hitagenda mbere uyaravuga ati ariko si ibintu biri kuba nibike ati meti kuki ibintu ari kubikora se meti afite ikihe kibazo uyasigara amubwira ati njye ntago mbizi nuko aramubwira ati okay reka nkubwire ati ngiyewe reka njye kuvugana na meti ndi kugerageza kumamagara ntago biri gukunda kanjye kwivugana na meti uyu mukecuru aramubwira ati muzukuru wanjye kuko uru rugamba warurwana Angela avuga ati nyogoko uru rugamba narurwana nyirakura aramureka arambwira akangwa amahirwe nawe ujye kwigaragaza tere ko urugamba warurwana kadukomeze dukurikira gasone kacu mu nzira ko nino ubwo ndi kuvuga ko hagiye nindera ni Angela yafashe ka taxi voiture ubona ko afite ikiniga cyinshi cyane batwereka ro bari kwereka ama video yaba bana bigeze guhereza ibikinisho bakabahereza amafaranga baguzemo imyenda baragenda babagura n'inkweto bari kuyereka uyu musaza Zigi barambwira ati umurebe muzehe Zigi babana wafashije dore bishimye bameze neza muzehe kuko nyine yibereye ku muhanda abari guhagacira abandi bana bo ku muhanda naho weho urakira bite nabo muturanye ukagenda wabyimbye uza abantu badafite amaguru n'amaboko bari mu bitaro uza abantu bari muri bomboni bakurusha amafaranga nawe ugenda kubita amabuno ngo henga icyo mbarusha ayo mabuno mabuno gawe bakiranga hari undi wese ubinjirana ninde abinjiranye wa muzehe nako wa mukecuru wacu Afife akaba nyira ku ruwande wa Angela yaje akora ngo ati turebane muze ahise imbere ya Zigi uyu ni wa muntu wa mbere tonyutinyutse Zigi akamureba ikijisho Zigi kikanga ati ego komana ati wa mukecuru urinde ko ntakumenya aravuga ati ntago nyibuka se ati ntago wanyibuka ni kera cyane aravuga ati umva nkubwire ntekereze ko nimbara atari abantu utatinyuka ko wakina nawe don't fuck with me ntukinane nanjye nzikiryo kusutarikora aravuga ati urinde se kuko ne kukumva aravuga ati naguru kunyibuka ni ngewe wa undi mwavuga gufite ibiganza byiza bizi kudoda mu myaka mike ishize wangirije hazaza hanjye mu buzima bwashize ndakwihorera kuri incuro ntago ndaza gutuma wangiriza ubundi buzima bw'undi muntu uyu muzehe ubona ari mu rujije aravuga ati nubu naguranyibuka se uyu musaza aravuga ati atangira kwibuka yibuka ari kumbwira ati uriya musore muri guteretana ubwo ni Atife sekuru wande wanazi ndagira ukurikira urebe ati umvano niho ruzinge aka gace no kazingi yibuka ari kumubwira ati uriya musore rero yamaze kwambika impeta n'undi mukobwa wijya kumuvangira ugeravuga ati ntago bishoboka aravuga ati yego rwose uriya muryango bashingira abantu bibwami nkakura muri Kongo nyine ufite amafaranga umva bakongomani bakwatije amazina ngo bonjour mo colonel mo general nyine bakwita amazina bite n'amafaranga ufite akakwita general colonel n'uyu na muri iki gihugu rero ngifite amafaranga menshi cyane ngiwanyu urwo rugo ruhita ruhindukiye bwami
baramubwiraga ati wewe uri umukenerega muri make kandi wowe ntabwo uvi bwami mbega naguva mu miryango y'abakize rero uriya muhungu muveho nimba uzi kushaka amahoro aravuga ati nimba utari kubyizera ndetse uze kumwibariza nawe amaze kwambikana impeta uyu aravuga ati ntabwo bishoboka ibi ntabwo yabidukora akibaza ati ni biki atadukora ati ibyo kuki uruko ngo ntabwo yabibakora ni ibiki nyane namwe mwiharaje ngo ntabwo wabinkora uyu aravuga ati ni biki tutabakora rero cyangwa se ni ibiki atabakora wowe nande ni biki batabakora uyu mugore ngira nimba muri kubyibuka neza cyane uyu mugore tuzi ko yari atwite uyu akomeza kumusubirishamo ati subiramo ariko ibintu ukumbwira urambwiye ngo ntabwo yabibakora wowe nande wowe n'umuryango wanyu cyangwa wowe n'undi muntu uyu mugore yari atwite icyo gihe uyu akifata kunda ubwo newe n'umwana we niwe uri kwivuga aravuga ati ntabwo nabyemera ati fe ntabwo yangambanira ubwo ni sekuru wande wanazi nyiravuga ati ntabwo yangambanira avuga ati wowe byemere rero abakene nyine nuko mugomba kuzajya mupfa nuko mugomba kubaho ati rero gura aka kanya ugomba gupretendinga nk'umuntu utakibaho nkaho wapfuye ajya kubara mu bapfuye aravuga ati njye ntabwo nabyemera she wanjye ntabwo yancimye uruhata wa mukobwa we icara hasi tuvugane agatangiye kubwanuka ati mva rero nimba uzi ko ushaka amahoro gukomeza kuba uri muzima ugomba kubura ntabwo tukigushaka muri uyu mujyi uyu muze byose ari kubyibuka ko uyu mukecuru kuko yamwangirije ubuzima bigatuma atifashakana n'uwo adashaka kubera ko uramuze yari bandi nyene niwe abereza gikiraga ati jya gutera ubwoba ko gakobwa uyu mukobwa bamuteye uyu mukecuru yamuteye ubwoba kira gakobwa bireza kurangira hunze ngo kugira uyu muzehe zigi atazamwica aravuga ati uko wangirije ubuzima bwanjye mu minsi yashize ugatuma ntagira ahazaza heza ibyo ngibyo nabyihanganiye njya kwa nk'umugore kure y'umujyi ndegene ndabahunga ndabirengagiza no mu makire mba mu buzima bwanjye ariko nanone ikosa nakora nimba ndi uwo mugore warigiye nkiteza imbere nkazamuka n'abaga mu cyaro nkongera nkangara ku birenge byanjye byombi ibyo ngibyo nta kibazo ariko kugira ngo mangamire ubuzima bw'umwuzukuru wanjye aho ngaho nabica nabarimbura ahita abwira abangaba ati wumva mu gihe gato ati ubuhe mwuzukuru wawe aravuga ati umwuzukuru wanjye Angela ati ura mukobwa Angela n'umwuzukuru wanjye kandi numvishe ko mete agiye kugura business zande wumve uyu musaza mukanya amaze gukubita cya mete iki none uyu mukecuru amubwira ati mete amaze kugura business z'umukwe wanjye kugira ngo amukeneshe sinzi cyagambiriye aravuga ati urumva ari kiye kintu cyatuma umwuzukuru wanjye ajya kugura nyine iyo mitungo y'umukwe wawe byenda ababyeyi bajya barengerana nyine byangirengerana ati mete wanjye umwuzukuru wanjye ibyo bintu ntago yabikora aravuga ati wabona wamwumvishe nabi cyangwa se baguha amakuru nabi genda ujye kwaza amakuru neza aravuga ati wamuzehewe nubwo ndi umukecuru ntukine nanjye kuko ubu ngubu ndi umwe mu bantu bakuzi neza cyane kwa nkuzi neza cyane kwa misemenya huri ibi byose kwa menya huri uburyo ugendamo n'ubintu bigaragaza ko nahita mushira hasi ntunce amazi mutsuzugure kuko ndi umugore cyangwa se ndi umukecuru uyu aravuga ati ndatekereza ko utari ko bwoba wa gakecuru aravuga ati ngogerageza hangana nanjye ibi bintu bivemo mvira ku mwuzukuru wanjye ibyo mwankuriye byarabaye enough is enough ntago tugishaka ibyo bintu ibyabaye byarabaye nimba uzi kudashaka intambara yanjye nawe uru rugamba ruvanemo umwuzukuru wawe ave ku mwuzukuru wanjye batwereka kuri no uyu ari gushimira abakozi biwe ababwira ati rwose nta kibazo akiraho itabona Angela araje nyagasani aravuga ati Angela uje mu bikira ngo ati meti bira bintu wakoze ni biki meti ni gutatinyuka ukajya kugura business ya fiance wanjye ibi byose urukikora ngo unyehorereho meti ahita ati wa makuru mabi ko karihuta kabisa ariko inkuru nziza cyangwa se umujya no kuri YouTube ibyacitse nibyo biba biri kuvugwa cyane runaka bambonye amafoto ye y'ubwambure umva ukuntu ngowe n'umugabo we ibyo nibyo mugiye kumva wagira mwakoze muri miniti kumukunda amateyikushaho nuko uyahitaza kuranda bwo ati meti bira byose urugukora ntago birabina byo wishaka kugerageza ibi bintu kuko ngiye nawe urabizi ko bidashoboka nta nubwo bizigera bishoboka ndetse namaze kubona guhakanira nkubwira ko ibyabaye byarabaye ndetse ntago ndi kugira ngo iyi ntambara ikomeze gucya si byiza akomeza kumubwira ati ibi bintu wakoze warengereye kugira ngo unyigarurire ntago byakunda n'ubundi kujya kugura business ya Kadiri sibyo bigakumbona meti rekeraho ngaho ntangiyewe nta wowe nta byacu ibi bintu nabikubwiye na mbere hose aravuga ati uratekereza ko birangiriye aha uru rugamba nzakomeza kururwana uyu Angela rumirwa ati none sura rurwana kugira bikumarira iki ibi byose nta nubwo ndi kubona umumaro wabyo aha nyirashyano sasa bateje maravuga ati sinera bikubwiye ngo n'ubundi uzaza uri kubeginga cyangwa se uri kunsabirizaho none ngubu urankumbuye uraje ubonye ko unkeneye none uraje mbega kakajangwe kari karabuze ko kakanyoni ko katazagaruka mu cyari cyako karagarutse uyu aravuga ati sinzi wowe ndukuru kubyumva ariko
nuko bahise bijishe nyine kugira ngo adasanga umukozi ari gutonganya bosi, nuko aravuga ati ngenje kuba nabwira mate ko ibyakoze katari byo, naje nje kumwiyama nje kumuha agasopo. Nasaba arikanza ati umuha agasopo ugute? Ati ahita amubwira ko yaguze ikinamba cya Kadiri kari biyo mpamvu bira byose byabaye. Aravuga ati usigaye wangakishwa na business ya sheri wawe yagutumye noneho wabaye muvugizi ntugaseko. Uyu ntiyabyita ko kanya Kadiri itagera. Aravuga ati aha Angela urakora icya kurino, genda nawe yibaza ukuntu arageza kunabwo ati ariko ibi byose nibiki muzehe zigidore ngabagweho zigeraza asanga bafashe Kadiri. Aravuga ati mwushira kumbwira biri kubera kuno muri uru rugo ko ntari kubyumvira nibiki. Ahita Kadiri umurara nkuko yabwiye muzehe ati muzehe urabiza abana b'imirara bibirara b'imihanda nuko nguko tubayo. Aravuga ati ngo bazi umwana wawe widage utazi imihanda umubaze ngo yankoreye iki gitumye nza mu rugo rwawe. Batwereka wa mukecuru ari kugenda uko yagenda ko ari kugenda byibuka bari kumubwira ati wo ntabwo uturuka ibwami cyangwa se uri umukene, nta adresse ugira, nta ukuzi, hawuzi kububaza umwana ati niko sha witwa nde, ngo ndi umwana wa kanaka, kuko nyine bafite icyizere ababyeyi biwe ntahita avuga uko yitwa, ubwo ahita akubwira ati ngo njye mwana wa runaka, ibintu nk'ibyo nyine. Byose ari kubikwa mutandukaje n'umukunzi we mu nzira kugenda ari kwibuka ayo magambo. Hari imodoka iri gutambuka, imodoka iri gutambuka niyo urimo uwahoze umukunzi wiwe babyaranye ndetse amuteye, ntago sinzi niba barabyaranye ko yamuteye inda. Ibi byo turabyibuka. Nuko mu nzira ni hari kunyuramo ari kugenda yarambuye amaso ayakubita umuntu arikanga rwo ati urasene Afife sheri wanjye uyu nawe umutima uramurya bahuje amaso uherebye inyuma abona wa mugore yahise ajya kwitsimba. Aravuga ati ubwo wabona atari we. Aravuga ati umuhungu wawe yongera anshotora nyuma yuko wadukijije ntigeze anyurwa, ahubwo yahise aza afata business yanjye ajya kuyigura, yahise ajya kungura ikinamba cyanjye aturatekereza ibi ngibi ngene kubyanganira. Aravuga ati ariko si byose nibiki. Aravuga ati sogoko nyine ngiye nabonye business ari ngombwa, ndavuga ati reka tuyigura. Aravuga ati wacyana we ibi ngibi nawe kubujije. Aravuga ati umva rata mwana wanjye umva nkubwira, asiga ari kuvuga ngo mwana wanjye mukanya dusize ari umugore umaze kumbwira ngo reka kwivanga mu kwe bw'umwuzukuru wanjye, ibi ngiye ntago bikureba, buza umuhungu wawe mate. None se ubwo ati umva rata mwana wanjye kandi ari umwana wo ku muhanda, ati ikintu ngiye kukubwira ni kimwe mate abarikanze ubukuntu sogokuru ari kwita iki kiraro cyo kumana ngo mwana wanjye abarikanze. None sasa sogokuru atangira kumbwira ati gore aka kanya ndumva koko ko wahohoteye ko bagoye muki. Ati ubu ngubu ira business turaza kongera turongera kuyigura tuyiguhereze n'urakomeza kuyikontorora. Mate akomeza kumirwa ati ndetse n'ikimenyimenyi ubungubu nzajya nkundira umutekano uri umuryango kuri ngewe. Amwereza ikiganza cy'igice ikiganza uyu nguyu ati shiranga tubi umuryango. Arabyanga. Mate ahita profita aravuga ati nturukureba si uyu nta muntu zerega ni gute iki kiguryo uri gutinyuka kugira ibi bintu bihagije ntikinashimira isogo kumureke sinzi impamvu uri gukomeza kumuguyaguye. Aravuga ati ahubwo wowe uyinjije nkawe ni gute utinyuka ukibwira ko kugura business zanjye ari byo bihagarika ubukwe bwanjye. Aravuga ati wari wadukije byari byamaze kurangira, none aka kanya yegerageje kuba yahagarika ubukwe bwanjye ngo ankenesha jya kugura business zanjye. Nuko sogokuru ati gende byose ndaza kubikemura. Ariko bari batangiye no kumbwira ati mva nkubwire ubu batangiye kwataka sogokuru atoya mwikomeza kurwana, batangiye kumucyurira bambwira ati okay iyo business basi uzayiyobora. Aravuga ati reka ntago byakunda ngiye ndi umunya business nanjye ntago nabangiye kubabera nk'umukozi wanyu, ibyo ntago byakunda. Wihera bakiza ati mwirwana. Aravuga ati ikigaragaza ububoga bwawe cyangwa se ikigaragaza imihanda mike n'ubumenyi bukeya bwo mu isi yo hanze nuko uko umuntu akora akajita ujya kurwana. Ngiye byibuze mfite ndwana umukunzi wanjye woro kurwanirira iki nyagasani. Kandi koko nibyo buriya Mate wakwibaza ngo ari kurwanira iki imbere y'abantu ntiyakivuga. Yakomeza kubwira sogokuru wiwe. Aravuga ati nyisogoko ngiye sinzi ndi kumva uyu muginga atari ngombwa ngo muri byose. Aravuga ati witonde uri kwita umuginga. Sogokuru wiwe aramubwira ati utubabare ko byabaye, ndetse n'uyu aravuga ati mutobare ko byabaye. Yakuye sogokuru akabona ko akagukwe kakanjira kubira byose kabishaka nyine, nuko abahereza umwanya ngo bigendere. Ariko Angela disi kugenda umutima bikanga, uyamufata ikiganza ati ngo natwigendere. Angela kugenda ukabona byanze katurore. Tugeze ku ruhande ambwira ati ariko ubundi waraje gukora iki mwaro wa rugo. Arambwira ati nari naje nje kwiyama Mate, none ni gute ubundi ujya winjira hano nk'umusazi wewe. Arambwira ati injira mu doki ndi turabiganira nyuma. Batwereka ko uruhande nanone hari abari bahari nizigi muze. Araza aravuga ati ntago ndi kumva ibiri kujya mbere. Aravuga ati wituka umwana wanjye niba umwana wanjye usanze ari kumbwira nabi umutuka. Aravuga ati ntago ndi kugana nawe mukecuru ni nyina. Aravuga ati wakigorye ubundi ibintu by'ibinamba
ibinamba ubizi gute zira parking zimeze nk'ibinamba hari ibinamba unasanga bifitemo n'akantu ko gukanika kagaraje ka depanage ka tonato aravuga ati ariko urabizi ko ibintu bya management ko mbizi cyane kandi nge ugiye kuraga imitungo yawe soko kuninge ugiye kuza umurage mukuru cyangwa se kontra business z'umuryango aravuga ati mwese ko murangaha mwahombeje amafaranga menshi cyane by'umwihariko nka wakigorgiwe kuba aka kanya gato nkwaye umwanya ngo ubemere nk'umukuru w'umuryango cyangwa se wagarira imitungo y'umuryango utanye amafaranga kwapfisha ubusa mbibutse ari kuva hanze se gukora bamwe ati itegura ubu ngubu noneho ubwo ibyo ari gukora amahanga birangiye ugiye gukontra business z'umuryango ubu niwe ugiye kuzibera kiyongozi uyu rero mu modoka akambwira ati ni gute ubundi nagusanzana mwari uyu yaramubwira ati ese ni nakoze ikosa naje nanye nje kwiyama kubera ibyo bari bankuriye musanga hariye uyu yaravuga ati ariko ibyo gukora naga ari byiza ati none se koze kurwana ibyanjye nta kibazo Angela aramubwira ati oya uburyo birwanirira nicyo kibazo kuko ujuza nk'umusazi aravuga ati nyine naje ni mama karibu iyo ninjira nk'umusazi suratekereza bari abantu bari kunyakira gute muze yararasanga bananyirukanye nage situnabona n'ikibazo kikarangira wumvisha ijambo bambwiye ngo bashaka ngo ko mbabera nk'umukozi wabo ngenda shaka ama fucking business come nuko aravuga ati okay kuba zagaruka ibyo nta kibazo ariko nanone ugomba kwitwararika rimwe na rimwe ugituma bari abantu bakugaragaza nkaho uri umunyamico mibi kubera ukuntu nyine bazi kurakara vuba baragushotora bagahita bagusembura ati ibyo nibyo bibi kuranga rero undi ati natwe turaye imihanda ni uko nguko tujya twataka ku mihanda twebwe ntabwo imihanda igeze twereka imbabazi uranangara gato isi kabira kujyanye aravuga ati iyo si rero mubamo igiye gutandukana n'ubuzima tugiye kubamo nimbuzi kujya ku umupapa akira kuba umupapa cyangwa se ku umugabo ngo ni iki ariko uyu mukobwa sinzi ukuntu sinzi impamvu nyine ububona nyine yari kumwe n'umuhungu waba yisanzuye yayirekuye sinzi impamvu turabisobanukirwa aravuga ati kuki uri gutuka ari komedi aravuga ati mwese rero mwabigoryi mwe mwamureze baje ntabwo mwakumva ukuntu umuginga ari gushaka gusesagura amafaranga yacu ibibazo bya meti kuva ryari ubundi nakosere byanjira kuva ibibazo byanjira biri kukwera ibibazo byawe kuryo wakwemera ukajya gushora n'amafaranga mu kanya gato nk'umugizi umukuru w'umuryango cyangwa se ufite ubushobozi kuri konti y'umuryango muri aka kanya ni gututinyuka kujya gusesagura amafaranga nta bumenyi ufite kuri zo business uyibonye mu gihe kiterenze n'amasaha 48 ariko ngo ushaka kuyigura twe mwe mwaka subscribe mwe muzi impamvu meti yira business yayiguze no kugira ngo akeneshe karagahungu none ukabura amafaranga nayo gukora ubukwe nyine birangire Angela dakoze ubukwe amugumane nk'iyabararye ibyo turabizi hakurino aravuga ati ese ubundi mushobora kumbwira niki kijya mbere koko nje ni kuba byancanze aravuga ati soko ko nta kijya mbere ati kandi ibikosa nagemye ati kibazo kumbwira ngikosa warigeme naga ari byo nshaka mbashaka kuba umuntu mukuru ka umugabo ejo nejo ubundi utazamera nk'aba bagore bahombeje amafaranga yanjye nashinze business zitandukanye nkuri ibiki n'ibiki bose bagiye bahomba mu mirimo nagiye mbashinga by'umwihariko nka Bergine ni wa mukobwa nyine tubona wicarutse uyu aravuga ati mva wimvugisha ati ndashaka kugana nawe wari wagiye aravuga ati wimvugisha ariko none ntakuvugisha sura umugabo wanjye ngomba kumenya wari wagiye byagenze bite aravuga ati ariko se ibi bintu byose ndiri kukunaniza ikiravuga ati nagiye gukomeza gukurikirana ibya Angela ariko byangira nago byakonse kandi byose ndi kwikora ko bwawe twe tuzi ko atari ko bikora kubwe meta itayifungirana ahantu araruhuka ariko reka mbazane kuri ruhande nanone hanje urukona ko nazikatishimye nazi nagushimira kubera hirgiriye batangira nanone hakuno nako bahita twereka ku ruhande uyu musari kwipimisha ku mutima wumeze ku mutima no gutera gusa uyu ushinzwe umutekano wamubwira ko mu pressure y'amaraso cyangwa se umuvuduko w'amaraso ko yongereye uyu munsi ako kanya ro bakomangiye baramubwira ati ni karibu nazi baramureka rinjira nuko asigaye azakunino aza gutakambira segokuru wa meti cyangwa se nko twakwigose ni se wa sebukwe ni se wa sinzi ni sekuru wa meti gusa muzehe zigi araza aramubwira ati hari icyo nshaka kugana nati ni igiki ati nende kugira ngire ko Angela kuba burabukore kubukoresha naga bishaka kira kigabo cyaje kumutera ubwoba kimaze kumutera ubwoba abona ko ntandi mahitamo bafatira no muryango wabo ndetse no muryango wanjye babigizemo ariko ko batashaka ko nagira umukozi nka Angela biza kurangira Angela agiye ati nyine Angela impamvu nawe yagiye nuko namufungagaho umutwe kikina kenshi sinzajya mwumva namukora ikosa nkibayirwa ku musembabazi sekuru wa metero avuga ati uzi icyo umukozi abamaze uyaravuga ati yego rwose nukumfasha imirimo yanjye aravuga ati ntagaruko nguko bikorwa mukobwa ati iyo ukora isereje umuntu musembabazi kimwe nanjye abakozi banjye nkuko bankucereje mbasembabazi uyaravuga ati nyine byo gusembabazi byo nago nari mbizi nyine kandi abizi ko bingora ibintu byo kwa nasembabazi ati ariko nanone kanjira tumutabare tumuvane kuri mugabo
uriya mugabo arashaka kumunjyana kure kugira ngo ntazambere umukozi kimwe nk'uko n'iwacu ari byo bashaka. naza ahise yipanga akazi aza guhita abwira uyu mupapa kandi we yabivuganagaho na Meti akamubwira ati oya wibwira sekuru none ahise azakura abibwira sekuru wa Meti aravuga ati rero ibyo ngibyo nimba utabizi utaze gusaba imbabazi nta mukozi watunga cyangwa se kwicisha bugufi. aravuga ati ariko sekuru sogoko hari ikintu ndi kugira mfasha ese ntabwo amfashira urugamba basi cyangwa se tukareba ukuntu nuza Angela twamugarura. sekuru arabitekereza aravuga ati atangira kuko amagambo amugura amuga ati ntunsuzugure ngo ndi umugore mfite ukuntu nagushira hasi nkuko namenye aho uba cyangwa se aho uri nka kugeraho mfite ukuntu nagushira hasi wagambana ubuzima bwanjye bwahise imyaka ya kera ndihangana ngira hazaza habi ni nabwo nazo ngaruka ndi kwama ariko nago natuma ibinuma biba ku mwuzukuru wanjye Angela ubwira umungu wa Meti bingiba bivemo byose ari kubyibuka uyu muzehe cyagiye amusanga mu kavumo ari kumwe na y'amabandi arambwira ati si byose bihuriye avuga ati bifite bihuriye ku mwuzukuru wanjye niyo mpamvu ndi kugira ngo ibi byose birangire sinshaka ko ibingibi bikomeza. ibi byose ni kigano baje kugirana aramubwira ati ndetse uriya mwana nago namubaye hafi mu buto bwe basi byose ndi kwikora bwo kugira ngire icyo namumarira nuko uyahita ambwira ati none se kucyanjira abaye mwaro wa rugo ati Angela yamunanye no kwa ruwa rugo rwo wakoragamo gute byagenze bite. atangira kumbwira ati nyine kubera ko anti wiwe hakoramo ari we mukobwa wanjye ati niyo mpamvu nawe yisanze akora mwaro ya rugo kubera ko nyina yamaze gupfa bapfira mu mpanuka byose aramubwira bapfira mu mpanuka y'imodoka uriya mwana yasheze ngo ashaka wajya kumugurira inkweto muri iyo mpanuka y'imodoka nimwe wapfiriyemo nde papa na nyina ura mukobwa Angela none mu muryango tubura ubwamurira kuko sekuru yamwangaga ngo umuhungu we yapfiriye mu modoka ngo kandi ni karaga kobwa kabiteye ngo kuko yari yajyanye n'umukazane kumugurira inkweto ibyo byose ngo ni wa mukobwa biteye biza gutuma anti we cyangwa se umukobwa wanjye afata umwana bereye nyina wabo aremera ajya kumukorana akazi k'ubuyaya mwaro rugo nuko Angela yahisanze nuko mbega muri make icyo mutari gushaka gusobanukirwa reka nkibabwire nuko ko bishoboka ko Angela ashobora kuba afite icyapfana nande na Nazi. impamvu wabivuga no kubera ko sekuru wa Nazi ako kantu mukumve neza cyane sekuru wa Nazi yari yarateye inda nde mama yarateye inda nyirakuru wa Angela. ibyo bintu muri kubyumva yego yarateye inda nyirakuru wa Angela kimara kumutera inda rero urumva ko kantu akimara kumutera inda ubwo umwana ashobora kuba yaravutse na Angela agaturuka aho ngaho ibyo ngibyo nyine byatuma tumenya ko abantu bafitanye isano. uyu muzehe byose barabyibutse ahita abona ko urugamba atari urwo kujyamo yagakomeza gutakamba avuga ati rwose ndakwinginze ntafite Angela avuga ati turaza kureba nimba ari ikintu twabikoraho cyangwa se turaza kureba tumenye ukuri kuyisha inyuma ya byose nimba burabukwe Angela yabushaka ati ngende bize Angela ntago ari kure yarasanzwe ameze atashobora kuba yateye ubwoba n'uramuhungu Kadiri wabonye kari n'umurara nuko uyu ngara ngati nimba ari ikintu cya mbere ugomba kwiga uzige kubaha abakozi bawe mu gihe umuntu yemera kicisha bugufa gakora n'ibyo atakagombye kugukorera ubu ugomba kwiga kumwubaha. uyu musaza bahita baza banamwambikana amasogisi dore ya myenda njya mbabwira yacaguwe murayibona kuri ya website yitwa nkubashop.com uyarabiriye babona ukuntu yari kumbwira ati ndakwinginze nyambika imyenda ariko aravuga ati Angela uri he ngwino nyambike ngwino utsiga amavuta ryama nkorera massage ibintu nk'ibyo nyine ariko umwumvisha ukuntu bagomba kuzajya afata umukozi nk'uwa mbere. umuzehe nta kindi yahise akora yahise yigira ku rugerero cyangwa se yigira ku rugendo rwiba twereka Meti aryamye ku ruhande ari gutekereza abuze umukunzi abuze wakunda ni kuri Nkuba Shop andikira ijambo muri Google Nkuba Shop akadomo cana onama cyangwa se twandikire kuri nimero ya WhatsApp tukwereka imyenda myiza dufite uyahita zakuno aravuga ati uvuye ati mvuye kugana na sogokuru wawe ati mvuye kugana na sogokuru wawe ambwiye ko kino kibazo hari ukuntu nagiye kukinjiramo agiye kukijyamo katwizere ko wenda hari ikizere ko bishobora kuzagenda neza. aravuga ati koko se uvuye kugana nawe atego rwose ati kutari wabimbwiye se tishiri biraza kugenda neza nabwo nyine utari ko ari kubimbwira ati ibi ngibi ni ukugaragaza ikisi. aravuga ati okay nta kundi nyine nakundi Meti araza aratuza yabuze amahirwe nuko aza ku ruhande Meti biramucanga batwerekana none hakuno hari urugwamagara nde hari urugwamagara uyu mukecuru Afife uyu mukecuru wo kumamagara n'umugabo wiwe muzehe wenyine akana umugabo akambwira ati ngwino twagize abashitsi mu rugati ni bande ati Atife yadusuye aravuga ati Atife sati okay mumubwire ko nahari. uyu mukecuru leta yikanga kuko anamonye ari kuza muri veni ahitabona baramukupye kuri za gatushe zanyu sasa ndi dukoresha umuriro dushiranye cyangwa twabuzeho kugura yitunge gaceze abakoresheje yitunge gaceze mwese ndabasuje n'abari hano muri studio nuko uyu hakurino
aravuga ati uyu mukobwa twamushingiye uriya mugabo abishaka cyangwa se barakundanye ndetse biza kurangira babambikanye impeta bitewe n'ukuntu bahise buri wese yishimira undi nta kintu kibi cyabayemo cyokoze uyu muzehe yaravuze ati Angela nanjye yakure mu maso yanjye mufata nk'umwana wanjye niyo mpamvu rero ndi kugira ngo ku bukwe bwa Angela mbabwire ko mbemereye nanone intwererano y'amafaranga menshi ndaza kureba ukuntu amafaranga nayabohereza muhumura aya mafaranga araza kubageraho urumva ariko muzehe washigikira abantu bakundana kuko nyine twe mwe mwarakuriye muri miliye z'ubukene mwitavuga ati by'urukundo se mama n'ubundi yaburaye nuko nyine mwe ntago musubira uryohe bw'urukundo sha ruraryoha sha so sweet katukomeza hakunino nuko atwereka uyu nguyu ari gukora akazi nyine k'ubuyaya kandi asanzwe nta kazi ko mu rugo wana abona nimero iri kumuhamagara ahita abona ni cya gisaza kiwe baramubwira ati bari kuguhamagara ahita afata telefone yitunge dore na musaza afite yitunge gacezi za telefone zo muri za 2024 na 5 ya myaka iyo ngiyo nimba ariko bazitaga sinzi niko gusa ndi kuzibuka bivuze gutya kuko urushora kuzazibona nyuma y'imyaka ingahe izi filime hagati izo phone zabayeho urebwa ati umva ngwino mu rugo wana ati mu rugo ariko se ubundi kukina guhamagara n'itaba telefone aravuga ati none sibyo byari bya danger cya danger ati atife boss wawe yaje ahanga mu rugo yaje kudusura atife umukozi arabyumva uyu anti wa Angela avuga ati ni gute atife yari kuza mu rugo iwacu atatumeyesheje uyu arabyumva ko ashobora guhura na wa mukecuru bahoze barakundanye bamuhishe ko yapfuye ndagira ukurikira urebe uyu yumva umutima uramuri yacika urutege umwana ahita azaravuga ati mama umeze neza mama umeze neza araza aramuturisha mpita nkubwira ko akomeza kubwira ati mama mbwira imbuto ameze neza nkukoreye akajira gatoya nta kibazo umwana wanjye nuko ntameze neza mo gato ariko nta bintu byadanje batwereka none kwaba Angela waje kumudepoza uyambwira ati ukenera kujya hose umbwire nzajya nza kugutwara arambwira ati kandi arambwira ati wowe itwararika ibyo kuza kurunwanaga ibyo by'ingenzi itwararika aravuga ati ariko barabaginga urumva ukuntu bari batangiye kunsuzugura aravuga ati ariko si cyo cyubahiro ni iki ibyo wabyihuriye ku buntu byose biragenda neza kakubye karagusubiza business yawe aravuga ati bibe byiza bansubize business yanjye kuko nge sinshaka birarimo byo kuvuga ngo ndasigara ngo mbakorera ngo ndi gucunga ngo hariya oya bangure business banyimure ntabwo bibaho ubundi icyambere ntago ariko ngo nibi ngo nuko umuntu ngo yakugura business ngakakwimura oya yanyungu hakura hakirimo n'agaciro k'iseta hakirimo n'agaciro k'igishoro yanyungu ugenda uhakora none utabariyemo ibyo byose ayo mafaranga n'umuntu ababara ntago tubaranga ibyo ngibyo mwe mutize rero gestion mufite question uyaravuga ati ndaza gukora bwabaga ndaza kurwana kugira ibyanjye batabinjyana aravuga ati okay sa basi nta kibazo hambwe ati nunkenere umuhamagare aho ushaka kujya hose mpakujyane kandi wirinde umukobwa arambwira ati nawe wirinde nuko twase yinjiye mu nzu nubwo dusize yinjiye mu nzu ugere kugatoke ngiye kureba ukuntu nanjye ngiye kurwana urugamba rwanjye uyu muginga mwereke ko ndi umwana wo ku muhanda ninde niwe na meti bagiye guhangana barapfiki ntibaki uyu umwe ni ukizi nako babiri barakizi yarakizi na meti arakizi akiraho hari umuntu wayisuza hakurino Etona ni nyirakuru ambwira ati byagenze bite hari ikibazo byagenze bite aravuga ati ikibazo twagikemuye uhita yakira nyirakuru ati nyogoko uzi byabaye atife yaje hakurino ndetse Angela bamutwereye amafaranga menshi cyane asari kubereza kiya uyu musaza aravuga ati ngenda giye iki gikorwa nago na ibintu byo kukibona mu nzu yanjye birambangamira nuko aravuga ati okay sogoko mugira akazi keza nyene nyirakuru akomeza kumubaza ati ngombwira byagenze bite kiraha naze hitamuhamagara aravuga ati woni nazi ati nyuma y'ibibaye se ugiye kujya kwa nazi dusize uyu Angela mu gihirahiro Angela araza gukora iki kari kureba bitangiye kurengerera ko batangiye no kumutwerera n'abakire tukaba turi kureba nanone meta akomeje gushiramo murava na nazi bavuga ati tugomba kugarura Angela ese uyu musore waraza kwihangana kadiri ntago mbizi nanone iyi nkuru ntigutera ubwoba kuko turi kureba inkuru ya Atife na Afife sogokuru wa nazi na nyirakuru wa Angela bombi basa nko bagiye guhura ariko se buramuzeze igi ntabwo araza kugira urwikeko akavuga ati uru rugamba nago narurwana aha nta mukanya